akabayo niba atavuze ibyo akagenda avuga ati yansuzuguye byeruye jore ngereyo ajye kuri telefoni avuge yibagirwa ko ndi ruhande rwe ya telefoni ikabihindutsa ikibazo. Rero telefoni wayifashe neza ningira mu mara ikomeye cyane muri business, mu buvandimwe, mu bushuti, mu bintu byose, mu murimo w'Imana n'ahandi hose. Ariko mu gihe cyose telefoni umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza uyikoresheje mu buryo butari bwo, cyangwa uyikoreshe mu buryo buri bwo ariko ahantu hatariho, cyangwa uyikoreshe mu buryo buri bwo kandi ahantu hariho ariko mu mwanya utari uwabyo. Turabasuje mwese bakunzi ba TV yasashimwe muraho muri amahoro kwisi hose aho muri ndizera ko muri amahoro mumeze neza. Ariko kandi nzi neza yuko kuri isi burya tugira byinshi byiza, ibibi bitubabaza, bitunezeza. Ariko mwese aho muri mbifurije amahoro y'Imana, babandi bashaka kuba bafite ibyababaje Imana yo muje basange ibahumurize, babandi rero muguwe neza Imana ishimwe cyane kuko niyo iduha uwo munezero. Rero uyu munsi ngiye kwifuza kubana namwe no kuganira namwe kugira ngo tongere tugire ibitekerezo n'inama twungurana muri ubu buzima bwa buri munsi bwo tubayemo. Ubuzima bwo tubayemo bwa buri munsi ni ubuzima bufite ibintu byinshi bikubiyemo, bisaba rero ko twajye tubona umwanya gutya tukaganira tukagirana inama kugira ngo ubu buzima twumve tubworoheje bwo kuturusha imbaraga bwo kudutsikamira. Reka rero mwese aho muri dufatanye tubanze dushima Imana iba yaduhaye ubu buzima. Nicyo kintu cy'ingenzi, uko kugirana inama, uko kugira gute byose biza kubera ko turi bazima. Uwageze ahacecekerwa ibyo byose, izo gahunda zose ziba zahagaze. Ntabwo wamugira inama, ntiyakugira inama, ntacyo wamuganiriza, ntacyo waba ugikoranye n'uwageze ahacecekerwa. Rero twebwe kubera ko twahawe impano nziza y'ubuzima, reka tubanze dufatanye dushima Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo turakubashye kandi tuguciriye bugufi, dupfukamishije amavi y'imitima yacu. Turagushimye, turaguhimbaje, ukuri Imana yacu, uri Imana idukunda, uri Imana itwitaho uko bwije uko bukeye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tunejejwe cyane no kubaho kwawe, tunejejwe cyane n'uburinzi bwawe, tunejejwe cyane no kutugirira neza, tunejejwe cyane nuko uri Imana yacu, Imana idukunda, Imana iduhora iruhande, Imana iturinda. Mwami, tuzi neza ko utari uruhande rwacu, nuko ababisha bacu batumira bunguri. Ariko uri Imana iri iruhande rwacu, uri Imana ibana natwe, uri Imana itubundikiza amababa yawe y'urukundo uko bwije uko bukeye, bigatuma tukiriho tugihumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe rishyirwe hejuru kandi uhabwe icyubahiro Mwami. Uyu n'undi munsi wawe turemeye kugira ngo tunezererwemo, n'undi munsi waduhaye impano y'ubuzima. Hari benshi ubu bageze ahacecekerwa, hari benshi barwaye, hari benshi bafite ibibazo hirya no hino bituma atava hari ubumuga cyangwa se accident, none ahanga barimo bayikora, cyangwa se ariko twebwe warinze, ari twebwe hano, ari bariya bakunzi bacu bakurikira ibiganiro. Izina ryawe rishyirwe hejuru kandi uhimbazwe kubwo urwo rukundo n'uburinzi bwawe buhambaye. Nuko rero Data, buri gihe uko tuje hano nukuri tubanza tugahamagara izina ryawe kugira ngo abe ari wowe ubana natwe, kugira ngo ntihabe ari twebwe, kugira ngo nitwari twebwe tuganira, nitwari twe tugaragara, ahubwo hagaragariwe kandi ijwi ryawe ryumvikana. Erega ijwi ryawe niryo rihumuriza tugahumurika, erega ishusho yawe muri twebwe niyo ituma twagaragara. Erega twe turi abana b'abantu, abana b'abantu bambaye inyama n'amaraso, abana b'abantu bareba bagacumura, kumva bagacumura,
ubwacu kugaragara gutya tudafite wowe muri twebwe ngo uganze n'ukuri ntacyo twageraho. Nuko rero gitare cyiza ganza muri jye, ntaba ari jye uboneka, ntaba ari jye wumvikana, ahubwo wowe muri jye aba ari wowe uganza. Nuko mwami na buri muntu wese ntiyakire jyewe, ntiyakire icyo mvuze, ntiyakire ahubwo yakire wowe uri muri jyewe. Icyo hari ni kuzerera ibi byawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yes, uyu ni undi munsi rero Imana yatugeneye kugira ngo twongere kuboneka hano tuganire. Uyu munsi rero ngira ngo benshi turaziranye, benshi tumaze kumenyana. Nitwa Maganza, nitwa Aunty Jay, nitwa Jore, nitwa Umuganwa, nibaza ko ayo mazina yose tumaze kuyamenyanaho nta mpamvu. Niyo mpamvu mba numva rwose nta mpamvu yo kubanza kwivuga, ariko wa wundi ubuje hano ari ubwa mbere ni ukuri nawe ndakwibwiye. Imana rero niyo yahisemo uyu muyoboro ni umuyoboro nk'iyindi yose, ariko akarusho kawo ni umuyoboro waje kubera impamvu yawo. Byanga bikunda na buri muyoboro wose hari impamvu yawo kuri iyi si, hari impamvu Imana yemeye kubaho. Ariko uyu wacu nawo umwihariko wawo dusanga ko ari uko ikivugirwaho hari henshi cyane binaniranye kitabonetse. Hano havugirwa ukuri, iyo gahunda twafashe. Ukuri kurabuze, mpora mbibabwira ukuri kubuze. Ukuri kurabuze, ariyo mpamvu nyamukuru yatumye iyi channel ibaho. Ni ukugira ngo twe duharanire kuvuga ko ukuri kunaniye benshi. Nababwiye ko ukuri kubuze, njye niboneye ibintu n'amaso yanjye, numva ngize ubwoba. Aho umuntu akorana business na murumuna we, aho umuntu akorana business na musaza we, aho umuntu akorana business n'umubyeyi we, aho umuntu akorana business n'inshuti ye magara, yari inshuti ye magara. Yo bugacya mu gitondo akaguhinduka ati kuva ryari wowe uri muri ibi bintu? Ni inyandiko unyereka warayihimbye, ni sinyatire yanjye uvuga ko ari yanjye warayihimbye. Yo akibwiriza akabwira ati wowe uravuga ngo ufite inzu, kandi ubwo yaramugiriye icyizere akayifata akayimwandikaho kugira ngo yenda atazagera ku mugabo akamubera gito akayitwara, cyangwa bati tugabane, umukobwa akaba yatayemo, cyangwa umuhungu nawe ubwo akavuga ati iyi mitungo mbere yuko mbana na Jore umumenye neza, reka atazamenya ko nyifite, akayandika kuri mwene se yarangiza akamuhemukira. Bugacya mu gitondo wa mundi niba ari umuhungu cyangwa umukobwa ajya gufata ibye, mugenzi we akamubwira ati kuva ryari ibyo byumbwira, ahubwo kuva ryari? Izi mpapuro urabona hatanditse amazina yanjye. Rero reka mbabwire, kubera ukuri kwabuze niyo hakomotse iyi channel, niyo nkomoko y'iyi channel. Icya mbere cyo ni icyo, icya kabiri nuko nanone nari nuzuyemo umuhamagaro wo gufasha imfubyi n'abapfakazi, cyane cyane atari ukubafasha gusa mu bifatika, ahubwo mu bitekerezo. Kuba twakwicara twabwira ngo ushobora kwibeshaho, we mupfakazi, we wabuze umugabo, we watakaje papa w'abana bawe, cyangwa watakaje mama w'abana be, ariko cyane cyane papa w'abana, mama w'abana yatakaje papa w'abana. Hari abiyandarika bakitwaza yuko ari uko yabuze umutware we, ari uko yabuze umugabo, ari uko yabuze papa w'abana be. Hano rero tukababwira ngo no, nta kintu cyagatumye wiyandarika. Birashoboka ko niba utanafite capital cyangwa udafite aho wahera ugira agashinga gukora. Njye hari umuntu nigeze kuganiriza ejo bundi mubwira nti niba udafite n'amafaranga atangiza umushinga runaka cyangwa aka business runaka, basi shaka abashuti bawe bacuruza ibyombo, bacuruza inkweto, bacuruza imyenda, bacuruza bafite bo capital batangiye business. Bashake wabwiye uti nta kindi mbasaba, munyemerere mfotore ibicuruzwa byabo. Dore stati zaraje zo kuri za telefone, haje za WhatsApp status, ukabifotora ugakubita kuri status. Mushuti wa cyangwa abandi bose baba muri contact zabakubaza ati biti
aka kantu urakagurisha nga nabonye ufite amaterefone sha urayigurisha gute? Ndakwizera nizera ko ibintu byo wampa bitaba ari pirate. Wa muntu akaguhamagara ngo twaramenyereye ko hari business ziri mobile cyangwa ngendana, ntabyo kwirirwa ngo yango ndangira iduka ryawe ngo nawe kandi yakubwira ati ndangira, ukamurangira neza rya duka rya Jolly ririmo bya bintu byashaka, ugahamagara Jolly ukambwira ati Jolly rero rwose pe hari umuntu wankoherereje, niba ikintu cyaguraga 200 ntimumenye ngo nanjye hariho percentage yanjye nijye kumukoherereje. Ntibyakora sibyo bintu, ndibaza ko byakora, ndibaza ko byakora. Umuntu yari inshuti yawe, icyo kintu cyakugira umumaro. Ntiwabura amavuta ufite inshuti yawe ucuruza, ntiwabura icyo kugaburira abana ufite inshuti yawe ucuruza. Mubere nka marketer, marketing ibye nibaza abagure nawe guhe percentage yawe mu gihe cy'uri mushaka icyo ukora cyagufasha mu buzima. Imfubyi the same, tujye kwiyandarika, himba utuntu twagufasha, hera ku tuntu duki, ifatanye n'abagenzi bawe. Ese niba ari ikimini cy'abagenzi babo muziranye apana byaye nibyo nigeze kujya numva biza biturutse hirya no hino byiba abantu, muhanahana amafaranga hariya muzamazamurana, birashoboka. Nshobora kuba mfite amafaranga 500 ariyo nshobora kubona ku kwezi, nundi turi abantu 10 tubona 500 tukayashyira hamwe tukayaha umuntu, ibyo ni 5,000. Niyashyira hamwe gahaha bakaryaho kabiri cyangwa akajya n'ikindi cyakora cyamuzamura. Rero iyi channel nuko yavutse no guharanira kuvuga ukuri uko kwakabaye kuko kwarabuze mu bantu. Uyu munsi rero ntabwo ari cyo naje kuvuga, ako nakare gaciyemo ndibutse ukuntu ivuka ry'iyi channel ryabaye. Uyu munsi rero naje kuganira n'abantu bashakanye bashoboye kuba bafite ikintu cyitwa telefone ngendanwa. Uyu munsi nibo nshaka kugira ngo tugire icyo tuganira kuri izi telefone. Izi telefone ngendanwa mbona zaraje kugira ngo zidufashe. Telefone iragufasha, ukaba wicaye mu nzu ugahamagara umuntu uri muri Amerika utaherukaga, mukaganira ugaseka ukagubwa neza, ukumva telefone umuntu wayitekereje wamuguha wamuhereza inshyushyu. Umuntu utumye mvugana n'umuganwa twaraburanye imyaka ingahe, ukumva wamwicaza nk'ahantu ukamuha inshyushyu. Telefone nanone ino mu bucuruzi kaza ikadufasha, ukaba wicaye mu nzu ugahamagara umuntu muri Dubai ukamubwira uti ndashaka ABCD, akabigushyirira hamwe, ukohereza amafaranga akabishyira ku bwato cyangwa ku ndege, bya bintu bikaza bikagusanga aho wicaye. Uwo muntu wakoze telefone iyo bikugezeho amahoro wumva pe ntawe usa nawe. Telefoni zikadufasha kuba nanone twajya inama, ukabahamagara umuntu ukamugira inama, ukabahamagara umuntu ukamusura utavuye aho uri, ukabahamagara umuntu ukamuhumuriza utavuye aho uri. Umuntu ari muri Amerika, umuntu ari Sudan, umuntu ari Ethiopia, umuntu ari Dubai n'ahandi. Ya telefone ikaguhuza na wa muntu, mugahura mukaganira cyangwa mugakora icyo mwagakoreyeho pe mwese mukumva muguwe neza. Umva ko kugera aho ngaho telefone idufitiye umumaro cyane. Uyu munsi rero naje kuganira n'abantu n'abagabo n'abagore bashakanye ariko barimo bagirana ibibazo kubera izi telefone zacu ngendanwa. Uyu munsi niba naje kuganira nabo. Izi telefone ngendanwa nayibabwiye umumaro wabo. Umugabo wawe ntahari, yaririya akaguhamagara, yahamagara kuri video akakureba, akareba abana, uri bari umushinga ukaba wamwereka kuri video uti dore aho ugeze. Ni ukuri urumva ko ya telefone ibibagiriye umumaro. Nanone tukabona ko ya telefone uko idufitiye umumaro, iyo tudashoboye kuyijera neza cyangwa kuyimanaginga neza cyangwa
kuyikoresha neza mu buryo bukwiriye, ino telefone ishobora kutubyarira ibibazo. Ese turemeranya yuko hari imiryango irimo isenyuka kubera izi telefone ngendanwa? Turabyemeranya ko hari imiryango irimo isenyuka kubera inkomoko nyamukuru ari izi telefone. Izi telefoni rero ni ukuri turebye neza zidufitiye umumaro munini, ariko turebye nabi zadusenya pe tugasenyuka neza. Nkasanga rero iyi telefoni ni nziza cyane ariko ni na mbi cyane, ahubwo icyo bidusaba ni uburyo twebwe dukoresha ya telefoni, ni ugusobanukirwa. Nsanga yuko buri muntu akwiye gusobanukirwa umumaro wa telefoni, akariwe aharanira cyane kugira ngo ya telefoni ize kuvamo ikintu gifite umumaro, aho kugira ngo kize yisange ari umuhoro umusenyera urugo. Abashakanye rero, numva iyi telefoni cyambere cyo yakadufashije ari uko nguko kuduhuza n'abacu twari twarabuze, kuduhuza n'umutware cyangwa umugore wawe ahari hose ku isi, cyangwa niba muri mu Rwanda hamwe ariko udashoboye kuba ari ahari. Numva yakatugiriye umumaro wo kudufasha muri bya bindi dukeneye, ariko tukaba tutabyegereye aho ngaho. Icyo gihe ikaba yadufasha kuba mbese byatworohera cyane kugera ku cyo twifuza nk'umuryango. Numva ya telefoni dukwiye gushakisha uburyo tuyifata neza kugira ngo itugirire umumaro. Rero kwa kuguhuza n'inshuti yawe, kwa kuguhuza n'umuvandimwe, kwa gutuma ukora bizinesi zari kure utakagezeho udahagurutse, ibyo byose tubikoze mu kihe gihe? Telefoni ishobora kuza ari iy'umumaro ndetse ugakora ibintu by'umumaro kuri iyo telefoni, ariko mu gihe cyose uzabikora mu gihe kitari cyo, ya telefoni izaba kimwe mu bizasenya urugo rwawe. Tuvuge ngo ndahamagara umuntu wamaze imyaka tutavugana, ni inshuti yanjye, cyangwa aranampamagaye, ni inshuti yanjye magara, tumaze imyaka tutabonana, bla 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 bla. Ya telefoni iraje isanze twari hagati je n'umugabo wanjye mu kiganiro kirimo giharanira kureba ko twava mu kibazo runaka. Ndangije kandi ndambwiye ni dore Jori, naye narabuze Jori, none rero sinirwa nanamusaba uruhushya, nkagira ntya gusa nkahita ndeba nkabona ni Jori. Ako kanya nk'abaturi Jori how are you, Jori uraho, amakuru umeze ute, bla bla bla. Cya gihe ya telefoni simpamye yuko iri bube ije kubakira urwo rugo, simpamye ko iri bubasiga amahoro, ngenda hamye yuko bishoboka ko twaza gusigara turi mu bibazo. Uteruye telefoni uganiriye na Jori, umugabo yicaye ku ruhande azi neza yuko mwari muri hagati y'ikintu mwakoraga kandi kibafitiye umumaro, ikintu gikomeye cyane mwumvaga mukeneye ko kiri buze kuvamo igisubizo cy'ibibazo byinshi. Uteruye telefone, hi Jori, how are you, baba we warabuze, ukabiyo ugaseka ukaganira nuko agera kabaye, umugabo akaba yanahaguruka akigendera kubera ko biramunaniye. Uno mugore twarimo tuvugana dupanga ibintu bimeze bitya, batuye telefoni koko hagati y'ikintu kimeze gutya. Umushinga twarimo twigaho ukuntu twabona amafaranga kugira ngo tuzamure irya fondasiyo yatunaniye, cyangwa se dukora akantu runaka awusimbuje Jori bo badaherukana. Jori sazanye iki? Ni inshuti yawe Jori, wifuza kuvugana nawe, umaze igihe mutabonana, yego, ariko kandi umenye igihe cyo kumuvugisha. Niba Jori aguhamagaye uri hagati mu kiganiro n'umugabo wawe, ari Jori w'imwiginowaringa, ari umugabo w'imwiginowaringa, icyo uri bukore inama nakugira, fata ya telefoni wiyexikize ko mwaganiraga, yaba ari umugabo wawe, yaba ari umwana wawe, yaba ari undi muntu, mwiyexikizeho. Cyangwa se Kinyarwanda kwiyexikiza buriya ni ukumusaba akanya, kambwira uti nyihanganira gatoya, ugahita wandikira Jori uti sore rero usanze ndi hagati mu kintu gikomeye, nyemerera nze kuguhamagara mu kanya. Biroroshye kuba utanze ayo makuru, Jori akaba yumvise
akaza kubona ko mu kanya umuhamagara. Wa mugabo wawe mwaganiraga cyangwa wa mwana cyangwa ibyo mwari murimo bizamura urugo rwawe, bizagaragara ko wabihaye agaciro cyane. Bizagaragara ko wabihaye agaciro, na wa umuntu wo mwaganiraga azabibona ko uhaye agaciro cyane ibyo mwari murimo. Ikiri bukurikira nuko muri bukomeze mukaganira, mwarangiza cya kiganiro ukabatura telefone. Jore, are you still there? Uracyahari? Tuvugane. Usange yenda Jore kuko yarakigutegereje. Muvugane cyangwa nanakubwira ati I'm sorry nanjye mfite ikintu kimfashe reka nzi. Urumva bya bintu byose ubigezeho kandi nta nduru nta ndishyi biteye mu mitima yanyu cyangwa se no mu rugo rwanyu. Igihe cyose rero uzaba turaya telefoni gusa nuko ubonye Jore wari warabuze, nuko ubonye yenda ashobora no kuba aje ari umuntu wari watumye ikintu gikomeye, ariko mu gihe uzayibatura udasabye mugenzi wawe imbabazi, utamubwira uti sorry reka mbanze mvugisha uno muntu namutumye iki n'iki, icyo gihe azabona yuko udahaye agaciro ibyo murimo muvugana. Icyo gihe rero urumva ko bizateza ikibazo. Ntabwo ari umugabo wawe gusa, si n'umwana wawe gusa, ahubwo umushyitsi. Umushyitsi baza umushyitsi yagusuye, ukicara ukajya kuri telefone ugaseka, ukabiyo ugaseka we jo kuko uraho. Wa mushyitsi akuri imbere nta kintu urimo muvugisha habe na kimwe, aricaye arategereje, nawe bibaye ngombwa yunamye kuri telefoni atangiye kudondanga gusa kugira ngo aze kubona uza kugaruka ukamuha akanya ukamutega amatwi. Ese wafashe ka kanya ugatega wamushyitse amatwi niyo ari iminota 5 kanayimubwira uti ndi bize rero cyangwa nirukaga cyangwa kandi ukabimubwira neza atari ukumwicaho. Ubwo rero wamwicaho hari akantu kakamuzanye kandi yenda kakamugira yenda utari nanagashoboye, ariko kubera ukuntu wamwiciyeho byihuse akajyana umutima mubi, cyangwa ukuntu waje ugahera kuri telefoni akureba kava avuze ati wapi, niba ari muramu wawe, niba ari muramukazi wawe, niba nyoko bukwe, niba ari inshuti, niba ari kava avuga ati ya mugabo amenya yararumbishe. Umuntu uramusura akajya kuri telefone akabayo niba atavuze ibyo akagenda avuga ati yansuzuguye byeruye Jore ngereyo ajye kuri telefone avuge yibagirwa ko ndi iruhande rwe, ya telefone ikabihindutse ikibazo. Rero telefone wayifashe neza ni ingirakamaro ikomeye cyane muri business, mu buvandimwe, mu bushuti, mu bintu byose, mu murimo w'Imana n'ahandi hose. Ariko mu gihe cyose telefone umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza uyikoresheje mu buryo butari bwo, cyangwa uyikoreshe mu buryo buri bwo ariko ahantu hatariho, cyangwa uyikoreshe mu buryo buri bwo kandi ahantu hariho ariko mu mwanya utari uwabyo, icyo gihe nibigusohoraho gutyo uzamenye yuko utangiye ibibazo mu rugo rwawe. Byabaho rimwe rero, byabaho kabiri, ariko iyo wikanze ibaye ingeso bizaza bisoze mugirana ikibazo gikomeye byatangiriye kuri telefone. Icya kabiri, iyo uvugana n'umuntu kuri telefone, umuntu ku ruhande rwawe hari ubwo abakumva, ukaba wowe ntabwo uko washyize telefone ku gutwi mu by'ukuri buryo wowe uzi ko ni wowe umwumva wenyine, akaba wibeshye yuko ujya ku ruhande atabyumva. Bikaba byashoboka rero ko umuntu akuvugiye ku ruhande ibintu atagomba kuvuga uri kumwe na mugenzi wawe, bikaza gusoza mugenzi wawe ababaye bikomotse kuri telefone. Ese yenda ni ikintu muvuganye cyawe bwite kikureba n'uriya cyo mutifuzaga yuko nzigera amenya, none ndacyumvise, ikiri buvemo buriya nuko hari buvuke ibibazo hagati yanjye nawe nk'umugore wawe cyangwa umugabo wawe. Rero bivuze iki? Telefoni nitumenye kuyikoresha mu gihe cyayo, tuyikoresherezeho ibikwiye gukorerwaho, kandi tuyikoreshe tumenye mbese igihe icyo tuvugiraho naho tuyivugiyeho, nicyo kizaduhesha amahoro kuri telefone, nibwo urwunguko ruzashoboka. Ariko mu gihe cyose tuzayikoresha tutitaye ku gihe, tutitaye ku byo tuvugiraho, tutitaye aho tuyivugiyeho, bizabyara impagarara mu muryango, bikaba byanakomokaho ngo bikagenda bipayiringa byiyongera
bikaza kuvaho kikanga urugo rwawe rwarundutse. Akwasubiza ubwenge impembero ukaza gusanga byakomotse kuri telefone, ukazibuka ugasanga byaratangiye kuvugira kuri telefoni. Ukaza kugera uyu munsi ukabona ko inkomoko ya divorce yawe yose ni telefoni. Ni wa munsi wavuganye na Jore cyangwa wa munsi wavuganye n'umuganwa, niyo yabaye imbarutso ya divorce yawe. Ntibibaho se ntibishoboka? Sinzi ntanegeze kubabwira aho giye nkiri umugeni umutware wanjye agira atya abatura telefoni y'umuntu atanamumenye, ariko arayibatura aramuganiriza. Numva muri background numva ngo hi sweetheart, hi how are you? Nawe numva ati yes darling, ati yes at a long time. Turabageni. Ndavuga se noneho bimbereye biti bingibi. Uyu muntu yise Dari undi akamwita sweetheart ni amahoro. Ariko icyaje kuvamo we yamusubizaga atyo arimo arwana no gukurura ijwi ngo aze kuryumva. Ntabwo ari uko hari n'ibindi bindi. Nuko none cyane avuyemo arabanza aratinda tunanirwa kujya ku meza, aratinda turamutegereza biza kuva aho wasoreje aho yabyiciye rimwe. Noneho nisene ninde mwavugana gatsimuza. Umuntu wamwise sweetheart yakwise darling, wamwise bombo mutima kwita chocolat, hanyuma nzo kambwiye ntabwo muzi. Murabyumva namwe uko byagenze. Ariko nyuma yaho ko iminsi yagiye igenda nibwo yaje kugenda aza kumenya wa muntu, aza no kumubona, aza noneho kumbwira twicaye kwa papa w'uwo mwana, abona kumbwira aturibuka umuntu wamamagaye bikagenda gutya na gutya. Ati burya n'umwana w'uyu mubyeyi, ati twabanye kera rero, atanje ajya mu mahanga kera, ati niyo mpamvu za sweetheart za darling ntacyo we kuri we zivuze ku buryo avuga ngo yenda nkoze ishyano wapi. So nsanga rero icyo gihe narabyimbye ndarakara. Sindi umuntu se jewe, yego ndi munezero ariko kandi nanjye ndi umuntu. Ariko nyuma kera kabaye urumva ko yaje kumbwira nsanga nari narakajwe n'ubusa, nsanga nari nababajwe n'ubusa. Ariko nibyo mbabwira ngo nitumenye igihe cyo dukoreshereza telefoni, tumenye n'igihe n'ibyo tuyivugiraho naho tuyikoreshereje, bizadufasha cyane ko ya telefoni izaza ikatubera iy'umumaro aho kugira ngo ize itubere ikibazo mu muryango wacu idusenyere. Numvaga uyu munsi ari cyo kiganiro turi buganire, nanabasengera nanjye nisengera ngo tugire ubwenge bw'uburyo dukoresha iyi telefoni itubere urwunguko, itubere iy'umumaro aho kugira ngo itubere ikibazo cyavamo no gusenyera urugo rwacu. Imana rero ibaho umugisha, kandi cyampa iki kiganiro hakaba hari uwo kiri bugereho. Nabibutsa gukora subscribe, nkabibutsa gukora like. Ukoze subscribe bituma ikiganiro cyose giciye uhita ukibona cyita kikugeraho. Iyo ukoze like hari izindi mbaraga binyongerera. Iyo ukoze comment hari izindi mbaraga uko binyereka ngo nuva kuri urwego ahubwo ugere no kuri yewe uzanatubwiye no kuri iki turumva dukeneye kukimenya. Hari benshi bajya babikora ariko bakunze no kubikora ku ruhande. Namwe Imana ibaho umugisha. Hariho n'abanyeje bundi keza kariza ibintu nk'ibyo, amazina meza cyane yo nabonye commenting ubona ko ati wowe kuki watobaye amatwi yanzu ukatubwira ntukitukuze ntugagire gute. Nawe naramusubije, naho cyaba ari ikintu nk'icyo jya ugisubiza, jya commenting, bizadufasha kumenya ngo se wowe kwavuze ngo tureke kwitukuza kandi wowe utobara amatwi. Tuzabimenya tumenye tunaganiraho ngo kwitukuza bishobora kugutera ingaruka zikomeye nka kanseri n'ibindi, hakwenda gutobora amatwi. Cyangwa se nanone uburyo bw'umwuka tuzasubiza ngo twese hari aho twatubikora twirimbisha tutazi ingaruka, ariko ijambo iyo ryamanutse riba rimanukiye twese kugira ngo twongere twisuzume. Rero Imana iduhana umugisha. Data mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro. Wakoze kubana natwe dutangira twaguhamagaye kandi wabanye natwe. Igihe ni iki rero ko dusozanyije nawe, uhabwa icyubahiro Mwami. Turasabye rero ngo twebwe dutuze ariko wowe ntutuze. Ukomeze Mwami iki kiganiro
wowe wagennye ko kizageraho kimugereho kandi wamana nk'Imana ishobora byose ugira inzira zawe nyinshi umwami ndakwinjiza kugira ngo wateganije ko abikiraro ntaburizwemo ntabura umwanya ntabura amayinite ntabure data ntabura icyatuma yabikiraro kugira ngo wateganije kino kiganiro kimugereho umugisha buri muntu wese ujya ukurikira Team TV muha umugisha mwami mu ntekerezo z'umuha umugisha mu bikorwa bye umuha umugisha mu rubyaro rw'umuha umugisha muri byose mwami impamvu musabiye umugisha nuko dufatanya uyu murimo wawe wo guharanira gusakaza ukuri wo guharanira kugirana inama nziza zatwubaka kuko hari abarimo bakoresha imiyoboro basenyana basenya igihugu bisenya ubwabo batabizi ariko twe turaharanira amahoro turaharanira umutekano turaharanira ubwiza bw'Imana gukomeza kuganza mu bantu ariho hazaba ari bwo kuri kuzaganza icyubahiro n'ikuzo cyawe n'izina rya Yesu Kristo mu macu amen.